nibyo umwe mu bakozi ba RIB yarampamagaye n'iyi modoka ya RIB kunyuzaho bitewe n'abagiye bajyayo ntibagaruke kenshi kandi bagiye bahamagajwe bisanzwe, ari nabyo twagiye tunasaba izi nzego n'ubugenzacyaha burimo. Ntabwo ibintu byose ari ngombwa gufunga umuntu wese uzagirira nabi itegeko nshinga, cyane cyane itegeko nshinga n'andi mategeko muzayahonyore, ariko itegeko nshinga ntabwo nzavyemera. Ntabwo niteguye kurekura ubwo nyine, ahubwo agatwe kazagenda ku itegeko nshinga, umutwe uzagenda. Navuze ko umuntu perezida wa Repubulika azashyiraho, uwo muntu azatorwa n'amajwi 26. Ibyo ntabwo nabifuza mu kiganiro cyane. Kwanza ukuntu naryakire urakoze cyane n'ubwa mbere mbonye uburyo bwo kuvuga uko nabibonye. Ni ijambo yagaragajemo kwiheba, ni ijambo yagaragajemo gukangata, ariko akaba ari n'ijambo yagaragajemo ubwoba afite bw'imbere. Ibyo byose kugira ngo mbigaragaze neza, ndibuze wenda kubivugaho nyuma ndeba utuntu yavuze, kandi nkanatumwibutsa uko bimeze, ko uko ari mu kubibeshya atari ko bimeze. Nagira ngo wenda mbere yuko Kagame umuntu sophistiqué cyane, simvuga sophistiqué mu bwenge, ariko ukunda ateye biteye ukwe ntago ari umuntu usanzwe nk'abandi. Burya ubwonko bw'umuntu uko buteye mu bice byabyo, bugira ibice bitatu, ari byo gice kinini cy'ingenzi ukoresha, buri muntu wese akoresha mu gutekereza, kwiga, gufata mu mutwe, gukemura ibibazo, kwibuka. Ibyo bintu byose bikorerwa muri ubwo bwonko, ariko akaba n'agace k'ubwonko kitwa cerveau, ariko ngira ngo mu kinyarwanda bita nyabwonko. Habamo donc niko gatuma umuntu ashobora guhaguruka, akagenda, muvoma zikaba coordonné, ukagira na équilibre, ukagira na réflexe, donc kuba wakwibuka, wagira réflexe, sinzi uko nazivuga mu kinyarwanda. Noneho akaba n'akandi gace bita le tronc cérébral, akaba ari nk'agace sinzi niba umuntu yakwita nk'inkingi ihagaze, ifata ubwonko ibujyana kuri moelle épinière, aribyo bita umusokoro. Ako gace ko gakoreshwa mu guhumeka, gakoreshwa mu bintu bikomeye cyane, guhumeka, umuvuduko, ugakontorora umuvuduko w'amaraso, gutera k'umutima, gusinzira no gukanguka. Ibyo bice uko ari bitatu, buri muntu wese arabigira. Kagame nawe arabifite, ariko njyewe uko narebye mu gice muri cerveau, mu bwonko buriya navuze bunini, we harimo ubwonko bw'isiha. Imana yamushyize mu bwonko bw'isiha, aho ngaho ho gutekerezaho kugira gute, harimo ubwonko bw'isiha. Naho aha cerveau ishyiramo ubwonko bw'indaya yicuruza. Ntabwo mvuga indaya isanzwe, indaya yicuruza, iriya yinjiza abagabo 5 ku munsi, bagasimburanwa. Noneho muri ka gace kandi ka le tronc cérébral ishyiramo ubwonko bwa tueur serial killer. Ndavuga kubera ko mu bwonko bw'isiha habamo kumva ko ibintu byose ari ibyayo, yiba byose, ikiba hose, nta muntu utinya, iragenda igacukura, kwita umwobo mu nzu y'umuntu, ikajyana iterura ibipfundikizo, igaterura ibiribwa, igaterura amakanya, igaterura imbeho z'abana, byose ikagenda ikarunda ahantu itazi ikizabikoresha, ibivanye. Donc kuri buri muntu wese niyo filozofi ya Kagame, nicyo kintu yumva arota. Nibyo twanavugaga byo muri economy, ni gute ubucuruzi bwose bw'igihugu wabwikubira, noneho warangiza ukaza gusubiza gato impembero, wumva ko igihugu gikeneye imisoro, ariko ibintu byose warabijyanye byarabaye ibyawe. Ubwo bwonko isi rero ni nabwo bunini bukoze Kagame, akaba ariyo mpamvu ibintu byose, indege 3 akazijyana ntacyo zimaze, ni ibintu biteye ubwoba. Noneho bya bice byose uko ari bitatu n'ubwonko birakorana, ntabwo ari ukuvuga ko kimwe gikora independamment y'ikindi,
hari ukuntu bikorana kugira umuntu abe muzima. Bwa bwonko bw'indaya rero nabwo buba bwagiye donc nabwo arabukoresha kugira ngo ubwo buraya bwe murabizi ko indaya ntaki kwibonekeza high table kujya ntuza table d'honneur kwitumira hatatumiwe kujya muri za Davos atagombaga kujya guhamagara abantu kugira ngo bamuhe passe ibyo bintu byose donc kwirwazerera ingendo guhindura inshuti kutizerwa n'abantu donc Kagame umunsi abari mu Bwongereza bamuvumbura akajya muri Katari bamuvumbura akajya niko indaya y'amatimbi maje kwarambirwa yagenda ikimuka ikajya ku Gisenyi ikavuga ko ari nshya yakwimuka ikajya Cyangugu ikavuga ko ari nshya niko Kagame atekereza ni kabeza. Ariko rero na bya bindi bya serial killer byo kuba ari umwicanyi nabwo yica ashaka gushyira yasiha bwa bwonko bw'isiha kugira ngo agire ibintu byinshi. Arajya muri Kongo akica abantu kugira ngo yibe koruta kugira ngo yibe habu kugira ngo ibyo byo kuvuga gutekereza gatakwica uwoya yakwica uwo ari we wese uko byagenda uko ariko kose kugira ngo abone amafaranga. Niyo mpamvu rero ubona ari mu kuvuga muri Kongo yigarukaho akayivuga 80% ari raporo y'ibyo avuga bambe 20% akaba ari ibyo avuga u Rwanda. Donc yarimo kwica za mpunzi z'ikiziba akazirasa kubera ko adashaka ko zitaha kugira ngo azabone amafaranga avuye kuri izo mpunzi. Donc kwica ni ibintu bye nta kibazo. Yagenda akica miliyoni zirenga 6 barimo kumubarira muri Kongo bibyumvikana iki kugira ngo azabone za zahabu azabone za koruta azabone za ribuyu azabone ibyo byose. Ibyo byose rero biragaragarira muri disikuru yakoze ejo bundi imbere y'abantu. Bwa bwonko bw'isiha aragaragarira arumva bidahagije afite arimo gusubira mu misoro akavuga uko imisoro igomba gutangwa n'ibiki byose uko yagombye kongerwa ngo badahutaje abaturage sinzi bibanye kudahutaza abaturage. Noneho akagaruka no kuri Kongo akayivuga cyane muri we ababajwe n'ukuntu Tshisekedi yafunze imiryango uko atazongera kujya kuvoma byamushoboye yayowe icyo afata n'icyo areka. Noneho rero iby'uburaya muri iriya ntuza muri iriya disikuru byarasekeje cyane aho yavuze ati la communauté internationale ntabwo icyumva ntigitekereza barasaze. Communauté internationale ntigitekereza kubera ko noneho uyu munsi itarimo kukumva ubwo bakumvaga yaratekerezaga none uyu munsi nibwo idatekereje. Ubwo rero Kagame ameze nk'indaya itaramenye ko yashaje. Iyi ndaya ishaje ntabwo imenyera igihe yasaziye irakubita imyaka n'ibitangiye ku myaka 20 igakubita 30 igipendeza abagabo bakijyayo ku myaka 40 bigatangira bigacogora. Kagame yageze mu myaka 60 akiri indaya yayoboye ibyo ari byo. Ubu yahagaze ku muhanda ariko abagabo ntabwo bakimenya ubwiza. Oya warashaje ntacyo gicuruza ntacyo kiri cyo bwa Kagame uri indaya ishaje ntabwo bakikureba ntabwo ibyo bintu communauté internationale iratekereza nuko indaya yashaje abagabo bazi kureba ubwiza. Indaya yarashaje indaya yarashaje. Noneho kuntuza rero kuri biriya byo kwica byo kwica nibyo navugaga biriya kubona ajya mu nkambi yarashe akajya kubabwira ngo bakore imyigaragambyo yo kuvuga ko bashaka gutaha. We arashaka no kubohereza ko uretse ko bamukomyemo nkokora sinzi niba azabikora cyangwa atazabikora arashaka kubohereza kugira ngo ateze ikibazo azabona uko akomeza gusahura. Ariko si n'ibyo gusa babandi n'abashimire bwana Serge n'abari abakongomani wazanye bari mu b'abanyamurenge muri mu kugaya bari abakongomani bandi bari mu kuvuga ngo ni FPR y'u Rwanda bari nabona uko nabita donc biriya bintu byo Kagame avuga agiye kohereza iyo tutaza kubivuga ko agiye kohereza na DMA yo kugira ngo bajye kubakindagura abone uko arekara amajenoside ntabwo bari kugira ngo ntabwo bari kuba babireka. Ibyo byose rero biragaragaza
karagiteri ya Kagame yose yayirundumuriye muri ntuza muri iriya school, agenda agaragaza uburyo ari isiha, afite filozofi y'isiha, afite filozofi y'indaya, afite filozofi ya toleranceri serial killer. Ariko rero mu byo yavuze byose bwanasije, nagira ngo ari utuntu tubiri dutatu yavuzeho ngira ngo ngarukeho. Yashatse kwereka abari abasenateri ko u Rwanda rurengana. U Rwanda rurengana, ntabwo twakwikorera umuzigo wa Kongo. Kongo idashoboye, ifite abayobozi badashobora kwiyoborera igihugu, ifite ntabwo bazabidushyira ku mugongo. Aba banyarwanda wabatwaye simuzi wagize gute. Ibyo bintu byose avuga arimo kubwira bari abasenateri kubera ko abafatiye inkota ku gakanu, kubera ko yabafatiye kunda bamwe abenshi deja muri bo yabafatiye kunda kugira ngo babone ikibaramutsa, bakoma amashyi ariko barabizi ko ibyo arimo kuvuga ari stupidity, barabizi ko ari ubwenge buke, ari ubushura, barabizi neza ko ari ubugoryi ibyo ari mu kuvuga. Nyakugawa Kagame, njyewe ntabwo nzamwita nyakubahwa, ni nyakugawa. Nyakugawa Kagame yiyibagiza ko bari abantu bize, iyo byavuga byose bayibona. Uretse reka niyo kuvuga n'umuntu wize, niyo kuvuga n'umuntu uzi ubwenge, reka mvuga wa mwuzukuru we nabonye, wa mwana we, wa mwuzukuru we wa mbere bwanasirije. Nabonye baramuhimbiye ikiburamwaka, ishuri ry'ikiburamwaka muri presidence hariya mu Rugwiro, yigana n'abandi bana. Uriya mwana ngira ngo afite imyaka 2 cyangwa 3, ntabwo yari yashobora kuvuga neza. Hajemo akana mu bo bigana agakubita urushyi umwe, kagongera kagasimbuka kagakubita uwundi urushyi, kagakubita undi kakabagira bane. Kariya gakobwa, kariya kuzukuru ke kavuga kabwira mwarimu ati uyu ni umunyamafuti. Koko Kagame yumva iyo ari mu kubwira bari abantu ko u Rwanda rurengana, nirwo rwenderanyije mu Bugande. Mwarabivuze neza, mwabisubiyemo Bwana Serge. Nirwo rwenderanyije mu Bugande, nirwo rwenderanyije muri Tanzania, nirwo rwenderanyije mu Burundi, nirwo rurimo kwenderanya muri Kongo, nirwo rurimo kwica abantu kishishe, nirwo rurimo kugira gute. Ubwo koko arumva ari inde musenateri n'umwewe kabone na Evode. Na Evode nawe wagiye kwishakira iby'inda ariko akanabivuga akanasobanura neza, nawe arabizi neza ko u Rwanda arirwo rwenderanya. Nuriya mugabo warahiye ejo bundi arabizi neza ko u Rwanda arirwo, na Mukabaramba na Mdebu bose barabizi ko arirwo rwenderanya. Baravuga bati dufite umusazi nka perezida, batubwiye ko tugomba gukoma amashyi. Kamera za Ngarambe za secretary general wa FPR bazitureba, bagomba gukoma amashyi. Yarabyumvishe Bwana Serge barimo gukoma amashyi, ukumva amwe ajemo intagarane, arimo kuvuga ko afite abamerisoneri benshi, ko afite stocks, anamaje kuvuga ko ikindi gihugu kizifite kiba cyaguye hasi. Ni ukuvuga niba afite overstock, ni ukuvuga ko cyo cyarangiye cyaguye mu isayo burundu. Nicyo ashatse kuvuga yikontroliza ya bindi navugaga Bwana Serge. Reka nihute njye kuntuza ku kantu ka kabiri. Yaravuze ati abafite imyaka 60 nkiye ngo n'abandi bafite imyaka 50 ngo harimo abaryohe, ngo bumvishe bavuga ko bashaka gusimbura ubutegetsi, ngo hari alternative yasimbura ubutegetsi bwa Kagame na FPR, ngo ngizo mpinduka ntazo bazabona. Ndagira ngo mbwire Bwana Kagame ko izo mpinduka zirahari, zirimo kugaragara, wenda ntashaka kuzemera ariko zirahari. Iyo ubona se yatangiye kuza kuvuga amahanga ameze kuriya, iyo ubona ari kuza kuvuga ahumekera mu maha nk'isha bagiye kwica, ukabona aje kuvuga asa n'uruvu bahaye ubuvunderi, ari imbere y'abantu akavuga ntashobore guhumeka, impinduka zitari ziriya n'izihe. Iyo ubona ari mu kuvuga ari we waje gutanga imisoro igomba gukorwa kubera ko amafaranga yabuze, impinduka zitari ziriya n'izihe Bwana Serge. Impinduka zitari izo kuba yari mite muri ku banyekongo no ku banyarwanda, none ukaba basigaye bamuvuga bamutunga agatoki, bavuga rwose bati ni wowe kibazo, yarasaze. Ejo bundi Patrick Muya yaravuze ati bisigaye birakigenda neza, asigaye yarazubaye, ati ntagikurikira, ati nta n'abantu bamuri impande, nta n'abantu bamutabara. Yarabivuze neza cyane. Aba banyekongo n'abagabo cyane barabimubwiye. Rero urumva barabimweretse,
iyo arimo kuza kuvuga akivuguruza akavuga ati hashize ukwezi ati kongo nyivuzeho ati nzongera kuyivuga kera, ako ka mwanya nk'injajwa nk'indaya arongera arayivuga, aje kuyivuga byagenze bite? Ibyo byose si impinduka zigaragara. Ese iyo atangiye kuvuga ngo izo mpinduka ngo ari abantu hari alternative, ngo hari za alternative, noneho atangiye kumva ko alternative ihari, ntabwo ari mu kuvuga ngo bazanyura hese ngo noneho nabo ubwe yatangiye kubyibonera neza neza mu ntuzi. Ndagira ngo mubwire rero akantu ka nyuma gatuma izo mpinduka tugiye kuzazibona. Ijambo rya gatatu yavuze arimo kurema umutima bari abantu b'abagabo ababwira ko ntacyo bazaba, ararangiza bivuga mu cyongereza ngo we are as solid as the rock. Ndagira ngo mubwire ko abanyarwanda ntabwo bigira ku mateka. Iyo wagira ngo umuvumo w'u Rwanda, ibi byabayeho ku bandi ba perezida babiri bamubanjije. Perezida Kayibanda bari bari mu kwizihiza isabukuru, ndabivuga simbitinya, bari mu kwizihiza isabukuru y'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwa Nyakanga. Aravuga ati numvishe hari abavuga ngo barashaka kuzakora kudeta, ati ngaho se bazatinyuka bazayikore. Ku itariki ya 5 barayikoze. Habyarimana muri 1993 ibintu birimbanyije insekirite n'intambara n'ibiki byose, sinzi uwamushutse arivuga ati ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Ngira ngo byari mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa 4 baramurashe, Kagame yaramurashe. None nawe araje ati we are as solid as the rock. Buriya niwe bashaka kuvuga ati, mu Kinyarwanda batabyumva neza ni ukuvuga ngo ndi urutare rwanariye abashi n'abarashi. Ubwo yatangiye kuza kwivuga rero, ubwo kabaye ahubwo tumubarira umwaka utaha aririrwe ntaraye. Ibyo biragaragara no mu madisikuyo no muri iki byose, kandi n'uwabyaniriza yabibona. Bwana Serge nanjye narigiye kukuvuga ngakamba ati Bwana Sage. Donc Bwana Serge, dushyireho umwete. Umugabo yarangiye, biragaragarira mu madisikuru ye, biragaragarira mu byo arimo gukora. Rwose nta gisibye cyaje, ni twebwe umupira uri mu kibuga cyacu, ni twebwe twinaniwe, naho Kagame ubwe yarangiye. Nibyo ngibyo nagira ngo mvuge. Bwana Serge urakoze. Urakoze cyane kongera kugarura kuri iyi ngingo. Wenda kuva nabivugaho nabonye comment z'abantu ngo ndaragura, ngo ndahanura. Ndashimira abantu bose bagiye babimbazaho, harimo n'abanyamakuru bamwe bagiye babimbaza, babonye ikiganiro twari twakoranye. Hari n'abari babintukiye muri comment, kuko njye comment zose ndazisoma rwose. Mujya mutuka ndazisoma, nabona n'umwanya nkasubiza. Icyo gihe ntabwo niyumvishaga ukuntu nomero ya 2 mu gihugu avaho gutyo, umukuru w'igihugu ari mu butumwa bw'akazi, ari ubundi ukwiye kumufatira mu ngata itegeko nshinga rivuga, hakegura gutyo apurapitire 2 z'ijoro, akavuga ku mpamvu z'uburwayi. Njye ntabwo nabyumva, navuga nti yego si ukumukinira, ariko yagomba gutegereza umukuru w'igihugu. So umukuru w'igihugu yagira ikibazo ari mu rugendo, n'umuntu erega njye mbona abantu tutemera ko ari umuntu, kayewe njye mbona yemera ko ari umuntu samutayimu, n'umuntu. So kandi igihugu ni ikintu kinini, miliyoni 13. Ese abantu bo muri statistique ko batatubwira imibare y'abanyarwanda, kuki byatinze none ngo nakora nka kumuje. So rero ntabwo ajye niyumvisha ukuntu nabona itangazamakuru babiretse, ni ibintu bisanzwe. Dore ko n'ubundi n'uwari urimo mugani ntacyo yarakije, nta nicyo yarishe, nk'uko tujye tuvuga izi nzego, kandi ibyo rwose mwamaze kubibona. None nkatungurwa n'ukuntu yaraye yeguye 2 z'ijoro, 3 za mu gitondo abandi badepite 25 bagahita babyemeza. Ni ibintu se bari bazi. Je nkavuga ni ibintu tu, ni message yaturutse ahantu iravuga ati buretse step down, stepping down. So je mu mboni zanjye narebaga, kandi muzi ko twegereje amatora, tora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Uriya mwanya ufite icyo uvuga cyane, ufite icyo uvuga cyane, kandi ngo nabishingiraga ko nari mbonye bazivamo yewe urubyiruko 2000 rwa RPF. Ni bwa mbere je nambibonye. Havase aba bavandimwe bakuru bacu ibintu bari kwihutisha bimeze gutya, nta sinye biri kugaragaza yuko dushobora no kubona iyi myanya. Hari imyanya tuzi ifite abantu bakunda kwiyobora, ariko tuje tunabona hari n'abayobora Sena,
ariko muzi ko itegeko nshinga rifite uko rivuga yuko wenda ku kari kanyisobye ndasaba imbabazi abantu bumvishe ikiganiro cyanjye. Ntabwo perezida wa Sena ava hamwe na perezida wa Repubulika mu ishyaka rimwe, niko itegeko nshinga ribiteganya. Ariko PSD na RPF igihe kubitandukanya biragoye. Muri comment abantu bazabidutandukanyiriza kubera ko nubundi bakunda guhura muri coalition. Usanga umukandida wari bwabona umukandida wa PSD wiyamamaza ku mwanya perezida. Ndavuga kuri nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Hariya buriye bushize ntibari barimo bamwe bavuze ngo amajwi bayeguriye umukandida. Ndasubwa no kwiyamamaza. Ukwegura. Bayeguriye nka kuri bayahaye Karinda. Ni mu budasa ku Mana Nyagasani. Abantu bakajya hariya bagatanga kandidatire. Mugani w'abantu bambaye amashati ya motion bari no kudrivinga gutya ameze neza u Rwanda ruraryoshye. Shano ugira ubudasa. Reka hano iki kiganiro ntabwo ndi bugikore ndakaye. Kwa kuri nyenda akara ngo narazinze umunyabantu nitonganya. Sha today ndi yareze pe. Shabura no budasa. Ubudasa bwa mbere umuntu yeguye sambiri z'ijoro. Umukuru w'igihugu ntari ni nomero ya kabiri mu gihugu. Buya gitinya hano umuntu yambura ira koroteje mugendaga imbere prelegati ibyo yari yemerewe n'amategeko. Umuntu akabyiyambura. Yego kugwara reka twese turarwaye. Uzabwira ngo ugiye kwa muganga bakuburamo indwara negative. Ijoro rimwe abo badepite bafite ubudasa abadepite 25 reka mbasuhuza 25 depite abasenateri 25 kabisa ntimusanzwe ni ndobanure twara no hari ndobanure mwaneri his excellence ndamwemeye manitse amaboko ni ndobanure hari umunani bashirwaho na president bane bakava muri forum y'amashyaka hakava babiri bava muri kaminuza ubaye 10 n'abangaye nabane uzika ubwabyo noneho banavuye mu 14 habasigaye abandi 12 14 bagize icyo bemeza diri bayabaye dani bahuza na guverinoma byose. Niyo mpamvu sha abandi kagarama baruho giye nyuma aho bazindutse mu gitondo nyuma igihe hagiye yeguye ku 8 z'ukwa 11. Yego ni mugoroba nka 2 z'ijoro. Saa 3 za mu gitondo bose babihuriza amati ivaho nk'abari bavuze ati turakurambiwe. Rero mu byo navuze ko umuntu perezida wa Repubulika azashyiraho uwo muntu azatorwa n'amajwi 26. Ibyo nabona bifuza mu kiganiro cyane. Ibyo narabirebaga Mana Nyagasani si ndi umuhanuzi yesi impanura nimazanjyana mu bahanuzi nuko ndeba muvuma ibyo mwavuga ibyo dukora ibyo mwandika kuri Twitter speech z'abayobozi inama za RPF zari ko hari kunreba ukareba ugahita ngo hari umugani bajya baca ngo hari ukuntu rero ngo ibyiyoni 8 biri mu kirere. Uzuko ni ibyiyoni 8 biri mu kirere ibyiyoni atari bya n'ibya aperi kuko nende ikiyoni. Ibyiyoni 8 biri mu kirere ugahita umenya igihaka. Urumva uzo abantu ko narabahanga akareba mu byiyoni 8 biri kugenda biri mu kirere bigenda biri ku karasisi ugahita umenya igihaka. Hari ibyo birahakara biraturaga. Okay, ubwo no guturaga ntacyo nta kinyenze nuko mwumvishe message. Ubwa budasi cyo wenda ntavuze kitariho nibeshye nuko navuga ko yava muri RPF. Yava muri babantu batatu naye navuze. Ariko nubundi Karinda ntabwo ari umuntu wakure. Gusa icyo mushimaho nyakubahwa honorable kanongera honorable mwuka byaramo. Honorable Karinda senateri no musakashakashatsi yabayeho no muri East Africa Parliament. Ariko naye muza abantu bajyeho mwabonye ko n'amatora ejobundi yabaye. Abari abantu bafata n'abantu naho ndi wamenye amatelefone uko mu PS state minister wafashe amatelefone kandi afite mu ICT afata telefone n'inyundo ariko uzo kugashyira ko gafoto mwana urakabura se ndaza kugashaka agafata isuka arahonda amatelefone ariko ibi nabyo n'ubudasa. Uyu munsi ndaseka cyane ari muri yagiye yasimbuye nyine babakari honorable Karinda kandi n'umunyamategeko ariko shaho igitangaje none ngo nabana yamuremye buri yamuremye yavugaga sinabwiye ngo uzambwira speech ye nk'intangamara mbwiye ati ikintu yavuze nka president wa Sena wabaye kuri leta zose niye batabaza dore ko afite ari n'umukwe ariko ibyo sinshaka kubijyamo naye nabangiye ko twadotiko tw'abantu mu Nyarwanda nk'abandi nabangiye mu matiko y'abandi Imana imbabarire rwose wumvuze nabi mu mbabarire abanyarwanda. Leta zose guhera muri 70 na kangahe na kane
kane na gatandatu niba nibeshye na kane na gatandatu yaramaze imyaka 40 leta zose yaraziriye kubera kwibombarika kubera kugenda pole pole noneho ngo mu honorable nyakubahwa perezida wa Sena ubu none buriho we noneho we yewe wayivugira make ashobora kuzana idea ngo yaguye igitekerezo ndavuga coding ku banyeshuri bamwigisha aro twasangiraga ejo bundi umunyamategeko niwe wabimbwiye no umunyabwenge peni n'imfura n'inyanga mugayo ariko kuzana idea igitekerezo ntugishime noneho araberere karagenda naba burabwiye muremye aravuga ntibona nka Evode kuntu avuga buriya yamuremye nyine pare raporo nubango yamuremye Auguste na Karinda bose ba honorable reka mbyongeraho batafata ko nasuzuguye buriya yamuremye avuga nka Evode kuri Karinda urumva niba yamuremye avuga nka nyakubahwa honorable Evode ariko da kamfate makanya gato sha Evode reka mushime nyakubahwa honorable Evode muri no minsi sava Mr. Ruvuga rawe harasobanura ibintu by'inyubako abantu bashyira hejuru ubwiganwa rwa mushushwe mugari hara rwose giye turi kwemera mwevo turi kwemera nkakiya Mungu ibintu bikuvuga nka mbona rwose ufitemo twa point nibiriyerega abantu twa dushaka ariko ze mbarize ndikurangisha so kuze kundangishiriza mwana kandi insigaye nkubwira ibintu bikora abaye iki uze kundangishiriza Frank Habineza byagenze bite ko nta kimubona nyakubahwa honorable Frank Habineza byagenze bite nyamuneka ibintu mubwiye utumwandikira nta nomero ufite ndaza kumukubariza umwandikira umbariza ati ko hari umunyarwanda umwe wabajije amakuru yawe uramuheruka hano muri Green Party byagenze bite ubupe uramuheruka mwuko byaramo nyamuneka muri umuvandimwe niba atararwaye tutona musure cyatumuyagira ngira ngo aheruka kugaragara nyine cyagihe yavugaga ibintu bantu bamwe bakavuga ko cyane ibyo ngo byo kunga se n'imitwe y'iki yego bitwaye iki se biri ariko nyine ngo wumvishe ko bashobora cyane bavango wa muvandimwe yazanyemo ibyo kutiyubahanga imisozi ashaka tugira abana ubu ni ubudasamana nyagase so ubwo rero mujemo gushima Evode irani intambwe nzima akomereze hariya ndetse nabwo na Frank ariko turashaka kongera kumubona uramumba Eric umubaze Eric singa kubwira ikintu mu gikore ngubu nabugwe ngo wandikire umuvugizi wa guverinoma yatubwiye ko tuzatuma ibibazo twibaza ndacyari kwibaza n'ubu ndongenda garutse ibyo byo biratuma nongera gusa nk'ufunguye gusubiza urumva bisaba appointment wamwandikiye ntekereza ko Eric ntago mva hano utamwandikiye okay umwandikire umuntu agera muri gereza gute none umuha makuru niba atayafite y'umugabo witwa basi ntuvuge gakire uvuge umuntu Gasana umuntu ugera ati Gasana Eric yageze muri gereza gutya ariko ageramo nta rukiko ruzi rwamukatiye nakubwiye ngo baze n'umuvugizi w'inkiko ariko ubu turajya cyangwa bifitemo inyungu nawe oya nta nyungu urumva Eric mbibwiye hano abantu 15 n'abazatureba uko tunarebwa n'ibihumbi na 30 biragera Eric ntabwo genzongera kwicara hano dore bazagera bunyirukanye ngo ntacyo twaba turi gukora igihe cyo cyose umuntu wese wamfata kanjyana muri gereza nta process binyuzemo oya rwose oya ubutanza okay umwandikire ndetse uze kwandikira na Frank Habineza umubaza atamakuru ko tutakikubona nibi nakunda Evode umubwira komereza wane ufite nomero yo yatumuga akagabo kitwa gushya kajya kavuga amagambo nyina kavuze ntavuga akagabo oya nta mbangira ngo ntaza kwizamura hari abagabo rega mwabantu so navuga rero kuri icyo cya Karinda bwa budasa bafashe ijoro rimwe bashyiraho bemeza yuko iyamuremye Auguste koko yararwaye ntago nabiyakanye mu nyumve neza ariko agomba gutegereza his excellence akaritanira back mu gihugu muko itegeko nshinga ribivuga je nijyo ndi kukototera ndi kuvuga mu ndahiro eri uzo gushyira n'indahiro sije ngusaba ibintu ubikora ibi ndamba nagusabye kubisobanurira abanyarwanda gibikora indahiro ufate ka gafoto k'indahiro ni 9 ni ntatiri indahiro nzarinda itegeko nshinga n'andi mategeko ni ndatiri indahiro nzabehanirwa n'amategeko Imana ibimfashe ibi bintu bikarangira amategeko ari twatuyishe ijoro rimwe abantu bagahita bavugana 26 ati turemeye bakabyemeza bose 25 nabo arimo 26 nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 perezida wa Repubulika ngo itegeko nshinga rimwemerera nyuma y'ukwezi undi yari yashize havuyeho
yashyizeho umusenateri. Uwo musenateri nyuma y'iminsi 3 yari amaze kumenya uko sena ikora, yari amaze kumenya ese buriya ibyumba uzi ko nushobora gusanga honorable Karinda François Xavier ni ibyumba bya sena atarabimenya byose. Ushobora gusanga atarinjira muri finance, abantu muri finance muri senate yarahageze, akugenda yarahageze, baje kumwakira wenda da nabwo nyuma y'iminsi 3 baba senateri bintarumiko zanararibonye, abasenateri bari narabonye my friend, ariko abo mu Rwanda noneho bagira none inararibonye rirenze, n'abantu bareba kure, bareba nahazaza. Umuntu nibwo akijyaho my goodness, hari abasaze muri la senate. Niyo mpamvu nkubwirane nane nakubwene n'ubundi uzashirwaho na president, ni uzaba president wa Sena, ni kandi azatorwa. None aba baba ni 25 bahise bamumenya, bahise nkuvuga ngo robbing bagenze neza, ariko robbing dukoresha mwa bantu yaba twayikoreshaga mu kurwanya ubushomeri, tukayikoresha mu kunga abanyarwanda, abantu bataryana yame baritaza ngo abantu baracyari mu matiko. Robbing dukoresha ngo abantu bajye mu buyobozi, abo dushaka bajye mu buyobozi, tuyikoresheje mu guhangana n'abana bari ku muhanda, mu guhangana n'impamvu ngo majorite ziri gusenyuka. Ubushize nabikomoje mu bashuti banje majorite, hako nanjye abadayimoni bari banteye wasanga ari nibi byose ruko rwanje barwatatse witeka arajya hararinda. Urabyumva, tugashira imbaraga muri robbing, tuvuga ngo tuzatore Karinda, abantu bahamagarana muzatore Karinda, muzatore Karinda, abantu bakananeka kari ko yewe watowe. Iyo twabikoraga koko tubikora no mu buhinzi, tukabikora mu buhinzi, bavuga ngo niba ari irrigation igiye gukorwa ahantu ntihagira amanyanga bamwe imashini zikaza arizo, tukabikora muri ya gahunda y'uruganda iwacu. Muri buka inganda iwacu zagomba kuvuka 5 umwana yari sigakoresha abantu bagera mu 60 by'abanyarwanda, abantu bajyamo amafaranga baratema bagura imashini zitarizo. Mwabyumvije za Burere za Rwamagana za Nyabihu. Iyo robbing koko mafita y'inararibonye n'amayeri twayakoresheje mu gutuma ifaranga ryaje yongera kugira agaciro. Dikavunja amadolari jemperuka aho nagiriye ubwenge ryara 160. Idolari imwe amafaranga 150 none bimaze kuba 1100 navuze ko nari buzamuka cyane, ariko ariko ntegereza umumva birazamutse. Bwa budasa rero igitondo kimwe n'ubundi babaricaye hati jewe Karinda yaranyigishije, ariko twarabonawe undi wabahaye amajwi, ariko nani yo mugabo sipiri ubona umuhangura mu senateri, ariko ukabona wenda niyo mpamvu twe tutagira amahirwe, yo kujya yego ari murabivuga nk'umuntu wababaye. None sibire nakumira umuntu nomero ya 2 mu gihugu, nomero ya 2 mu gihugu barato makumyana benyujeje ku ruhande dore gake, ariko uzi ko abona kwinyuza ku ruhande turavukana nk'abavandimwe. No nara amatora ni yari ngombwa, bari bamaze kuvuga ko ari we wakitingaga, yari amaze gufata izo nshingana zihande uwo wundi utaramenya n'ibyumba bya Sena, na kasha yari ataramenya nahiba. Babu dasarera ikitarabaye wenda buri kibazo warumbajije nuko babandi batatu navugaga, ariko nta tandukaniro, nta PSD nta RPF. Muze kumbwira umukandida uhanganye na Perezida Kagame. Rero ndumva aricyo nabivugaho, icyo nabivugiraga nawe ngo ushobora kubona ibyiyoni 8 bigena mu kirere ukamenya igihaka. No minsi iri imbere tuzababwira ibindi. Ariko bura budasabwa noneho bwarahuhuye. Erega barabara none nareba gura muvandimwe singiye kubabeshya mw'abanyarwanda. Nareba gura muvandimwe uri kubara uri gushyiraho intuzi amajwi. Reshamana yagasani uri kubara amajwi yatanze yose. Kara gafoto ariko ko gashyiraho kamajwi 26 cyoza Karinda mwifurije nyine imirimo mbishya myiza muri Sena y'u Rwanda. Nyakubahwa umuyobozi nomero ya 2 mu gihugu, vice president mu yandi magambo, deputy president, nukuri ngaho bashiture bajyemo, dore ko numvishe president wa Republika mu ijambo rye tuzaganiraho tuzariganireho. Harimo ibintu byinshi yakomojeho, akaye numvishe akavuga ko rwose ngo ibintu by'ingendo ikintu cy'ingendo cyo ni gufata feri, ariko anavuga ko tugomba gushyiramo vitesse.
Karinda rero nyakubahwa honorable Karinda umunyamategeko w'inararibonye Vitesse bakange bahabye mufite mu nshingano gukontorora guverinoma ariko guverinoma niba kontorora ni nk'aba bajyanama Museveni ngo 106 ngafite 106 ariko nibo bagira inama abandi rero 26 tujya baranejeje ni inararibonye Evode na bagenzi we na honorable niyo mugabo Cyprien na Esperance nande na n'umushiti wanjye senge wumva Fulgence n'umushiti wanjye murakaze pe ndabeme muri inararibonye dufite abasaza b'inararibonye Rick uru Rwanda rufite nararibonye nk'ubu abakurambere bagarutse abasaza bakera babahatanaga barwanaga bagiye bagarura ibihugu n'uduce baga batwaye abandi batubwiraga kirazi bagarutse bari abasaza abasenateri mwe bari abasaza babagororera muri abahanga muri nararibonye muritanga ku buryo budasanzwe bari abasaza ndavuga abakurambere bagarutse bakareba isena bavuga ati genda Rwanda ugira amahirwe ugira tombora inararibonye 26 numva ari icyo navuga kuri ndakeka nkusubije nagusubije tunasuhuza abasenateri inararibonye 26 iki gihugu gifite tugira imana kubagira Karinda ariko nyakubahwa honorable umukuru w'igihugu yasabye ko mushyiramo akavitezi dore manda y'ino uyu mwaka n'ukurikiraho ibyo yijeje abanyarwanda bive mu nzira muhere ku bucucike buri mu magereza bya bintu birasa nabi bidutera imivumo n'imikosha nashyira n'imbere umuryango ariko gahunda y'umuryango ingo zisenyuka n'ibibazo abantu barashakana bafite papasi kugira ngo babatware iby'abandi bagabagabane ushakana n'umuntu ejo muhite mugosorana shimbaraga mu muryango urebe ubukungu bwacu my friend. Ni byinshi cyane ntabwo nabirangiza ariko mbabwije ukuri kw'iki kiganiro nakirebye ndakitegereza nkomeza kukitegereza nkomeza kubireba hamwe nagiye nseka handi ngakuramo ibindeba ariko ndababwiza ukuri ko ibi by'iyo muntu 8 byakomeza kunsetsa cyane ntabwo ari ukubeshya uriya mugano ubaho ngira ngo mu kinyarwanda ngo urebe ibyo 8 ukamenyamo igihaka izo ni inyaryenge zizi gufotora neza ikirere ikindi rero ni uburyo Karinda ngo ashobora kuba Karinda umugereranije na nuriya musaza uvuyeho ati uriya musaza aravuga n'inkotsa kurusha Evode kandi uriya musaza uvuyeho nta discours ye twigize twumva urumva rero ko ntabwo ntibyoroshye nyine nta kundi ubwo mwumve ko nyine bateruye ikiragi bagitereka muri Sena nuko nyine kizabavugira ubwo ni mbibuba nta kundi sawa murakoze mugira amahoro Imana n'umukunzi wa nyuma ko ushaka kumenya ibyo biganiro byose ashobora kujya kubishaka kwitahuka no kumwene gihugu bye.